nk'uko bisanzwe nk'uko bimenyereye yari Gilbert TV nk'ibisanzwe ni cya kiganiro utuntu n'utundi ntabwo bijya bihinduka dore ni twa tuntu n'utundi. Uyu munsi noneho turajya mu bahanzi tujye no mu tundi tuntu turi ku nkoranyambaga turimo turabica bigacika, ariko ubu noneho hari akantu ndabanza guheraho gasa nk'inama y'umunsi mbere yuko tujya mu tuntu n'utundi. Mwana yaravuze ngo ntuzigere ubabara ko uwo ukunda agiye, ahubwo uzaha agaciro igitumye agenda, kuko hari igihe icyo kintu cyatumye agenda aricyo kizatuma anagaruka. Ariko hari igihe umuntu aza mu buzima bwawe akabinyatsi, ukaba utanakifuza yuko yagaruka mu buzima bwawe bitewe n'uko nta kintu cyiza yigeze aguha mu buzima. Undi muntu yaravuze ngo inzira ishobora kuba ndende ariko ku iherezo ukagera aho ushaka, kuko iyo inzira ikubanye ndende ni sapoti yo kugira ngo ube wagera aho ushaka. Nubwo wavunika uko wakora kose, inzira zose wabasha gucamo ariko ukagera aho ushaka, kuko iyo wageze aho ushaka hari n'igihe umuntu atakubahira icyo wowe wigezeho, oya, ahubwo akakubahira cyangwa se agaha agaciro icyo wowe wakoze kandi n'urugendo wahaye akaba ari rw'agaciro. Mu gihe tukiri muri iyi si nta muntu uzigera uguha agaciro, oya, reka habe na gatoya. Ndongera ngaruke kuri wa musore w'imyaka 80 w'imyaka 20 washakanye n'umukecuru w'imyaka 87. Twakusanyije amakuru, tumaje kuyakusanya twasanze uwo musore ari muri Texas, ariko na nyina w'umukobwa hari icyo yabivuzeho, bashangazi w'umukobwa hari icyo bavuze. Ariko ikintu gitangaje kuruta ikindi ni uko usanga bose bahuriza ku kintu kimwe, bazabyareho ngo nakobwa. Ukibaza umukecuru w'imyaka 87 n'umusore w'imyaka 22, hadi ubwo bazabyara koko? Gusa sinabura kubifokasinga cyangwa sinabura kubivugaho, ariko hari ikintu kimwe nibaza, cyakora hari ukuntu Imana isubiriza igihe, kuko na Sara muri Bibiliya yabyaye arengeje iyo myaka, ngo yari afite 90. Ngayibaze none arabona imyaka 2 ngagere 90, kandi we nara n'isezerano afitanye n'Imana. Ubwo si urumva ibintu bikomeje kugorana kuri iyi mihanda, dore ko noneho n'abasore aho bageze mu kigero tugezeho ntabwo tukirebera ku myaka dufite, ntabwo tukirebera abo tugiye gushaka, ahubwo igihe nicyo kiduha abo dushaka abaribo. Hari igihe ureba ubuzima bw'urugendo waciyemo ukareba n'igihe wamaze ugenda, ugasanga biragoranye cyane no kubitandukanya birakuvuna. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu yicara akibaza ko ku buzima bwe yaciyemo agasanga nta kintu na kimwe cyatuma yishimira mu buzima. Ndagira ngo tubanze dutumire abadutumikiye kugira ngo aya majwi uba wumva uyumve, kugira ngo n'iri shusho ubone. Hari abo dufatanyije ibikorwa kugira ngo bikugereho biri amahoro. Ndashimira YouTube channel Umurunga Family. Sura YouTube channel Umurunga Family urebe filime nziza, ibiganiro byiza, amakuru utasanga ahandi, ibiganiro bisekeje, filime nziza. Buri kimwe cyose uragisanga nta handi wagikuretse kuri Mbisi TV ya Umurunga Family. Sorry, Umurunga Family urimo uranamenyesha abifuza kwinjira muri uwo muryango cyangwa se muri uwo groupe yuko ikirimo irakira abantu. Wowe ufite impano yo gukina filime,
wasura urukuta rw'Umurunga Family ukareba icyo bisaba. Turakomeza twamamariza Miss TV. Miss TV nayo location yayo iri Kimironko. Iriho abahanzi, sura YouTube channel Miss TV urasanga abahanzi bakizamuka. Ibintu bikomeje kuba byiza cyane, ariko cyane cyane sinagenda n'ababwiye kano kantu. Ishami rya Ecobank rya riri Sonatube ubu ryimuriwe Kicukiro. Wowe wasuraga ishami rya Ecobank riri Sonatube udakumenya icyo kwarisanga Kicukiro. N'ahandi wabisanga uretse kuri Gilbert TV. Turongera dukomeza twamamaza Gilbert TV, nayo irimo irakira abanyempano bifuza kuba bakina filime, abanyamakuru, buri rwego irimo irarwakira. Gilbert TV irimo iranibutsa mu minsi mikuru yuko noneho kwamamaza byabaye ubuntu, ntabwo bikiri gahindura nubwo bikinakomeye. Wowe sura YouTube channel Gilbert TV urasanga ibiganiro byiza, amakuru, filime, komedi, buri kimwe cyose uracyasanga keretsa ikitabaho. Ngiye mu gikwana kuri mikrofone Imana Gilbert. Dukomeza mu tuntu n'utundi, hari inkuru isekeje cyane iri kuri BTN. Umugabo uturuka mu karere ka Ngango mu burasirazuba bwa Uganda ari kuvugwaho ibikomeye nyuma yo kurwana no kwica intare yahuye nayo mu nzira. Ibaze, warwanye n'intare ntiyakwica cyakora iragukomeretsa, ariko noneho yirakwikurikiranira. Ibyo byago umugabo yahuye nabyo, nanjye ubwanjye ibyo byago kuri fokasinga byananiye. Aho urwana n'ikintu cyarangiza kikaragukurikirana. Ubwo uwo mugabo ibyago byamubayeho, yaje guhura na ya ntare ubwo yahuriraga nayo mu nzira ataha ari hafi y'urugo rwe, arwana nayo ageze bigera aho yica. Urumva amahirwe ya ntare yaje kuba makeya. Ngayibaze wowe, waragiye waragerageje gukora biranga, ariko uyu munsi akantu k'ubwenge nakubwira nuko iyo ugerageje kwanga ikintu uzagerageze gukora ikindi. Nugerageza gukora ikindi bizafokasinga cya gihe waciyemo, uzakiyibagiza ahubwo ufate igihe gishyashya. Noneho akimara kurwana nayo byarangiye ayishe, ariko nyuma yayo yamukomerekeje ibikomere byinshi cyane, dore ko yuzuye ibikomere byinshi cyane. Rwari urugamba rwari nk'urw'Uburusiya na Ukraine. Usura urukuta rwa BTN urebeho amakuru urayasangaho. Ibintu bikomeje kugorana cyane. Uzi ko noneho njyewe narebye ndumirwa cyane, naho Minisiteri ishinzwe irangamuntu iramenyesha abantu bose bafite ibibazo kuba barataye irangamuntu, baba bafite amakuru bakeneye kuba bamenya, kuba bashaka gusoza izina ku irangamuntu. Yashyizeho umurongo w'ubuntu wo kuyihamagaraho 3500. Hari akantu k'ubwenge nagenda nakubwiye. Iyo uhora ahantu hamwe, abantu bagira igihe cyangwa igihe cyawe cyinshi cyane ngo nuko utagira ibyo ukora. Hari abantu baze mu buzima bwawe ukabaha umwanya, ukabaha n'igihe cyawe, bo bakureba bakagufata nk'igicucu, bakagufata nk'udatekereza, bakibwira yuko nta kintu ufite ukora. Nyamara si uko bimeze. Oya, wowe ubwawe ukigora ukirengagiza byinshi cyane, ubwabo ubwo bwinshi ukaba wanabaha n'agaciro, ariko bano ntibubaha agaciro babahaye. Bagafata igihe cyo kugira ngo bagufokasire, bavuge yuko uri imvura mu mazi, nta kintu umaze. Reka
ahubwo igihe cyose uzamara uzirenga